Mbanje kubakirana urugwiro mugwiza ibigwi imfura dutaramanye mu kiganiro munozandagano. Uyu munsi rero ndongeye ndagarutse kugira ngo twongere tuganire ku mateka, tuganire ku cyakubaka imitima y'abanyarwanda kugira ngo twongere twiyumvemo indagano kandi tuyinoze kugira ngo tuyibemo turambye tuyizi. Uyu munsi rero ndagira ngo twitse gato tugaruke ku mateka y'abanyarwanda, kuko njye burya iyo umuntu avuze amateka nibwo numva nsobanutse kandi nsobanukiwe. Rero uyu munsi ndagira ngo twongere tugaruke tuganira ku buzima bw'abanyarwanda, tuganira ku mateka yacu nk'uko bisanzwe mu kiganiro munozandagano. Ariko noneho tutajya hahandi kure twari twarahereye, ahubwo ngira ngo tubanze turebe ese ukuri kuri mu byo twumva cyangwa se tubona vuba aha kuko aba ari ukuhe. Aha rero mwavuga muti noneho nje kuganira namwe kuki ukuri naba mbazaniye kwatunogereza indagano ni ukuhe. Mu minsi yashize nigeze kumva umusaza mukuru kandi ukwiye icyubahiro, Sibomana Atanazi agira ati kera agikora mu itangazamakuru, ndumva yaravuze kuri RBA nk'uko turaza kubyumva mu kiganiro, agira ati bigeze kumubwira ngo ye gutumira umusaza Mpyisi ngo kuko ngo hejuru ngo batabikunda cyangwa se badakunda ibiganiro by'amateka ya kera, ubwo ni amateka yo ku bami. Byatumye rero nkibyumva mvuga nti hari ubwo abantu twabyumva tukabifata nk'aho kuko ari ukuri, ko aho hejuru, kuko iyo avuga hejuru no mu biganiro bye akunda kuvuga ko ahanura perezida, agira inama umuyobozi w'igihugu nyakubahwa perezida Paul Kagame, akavuga ko amugira inama, akavuga ko hari byinshi bisa naho bitaboneye yaba akora, bikaba intandaro y'uko yumvikanisha ko no mu itangazamakuru baba bazi ko perezida koko ibyo bintu by'abami abaye bifata nk'aho ari ibya kera cyangwa se ntacyo bimaze mu mateka y'abanyarwanda. Ndagira ngo rero njye sinjya nkoresha amagambo yanjye, ngerageza kuzana ibihamya kugira ngo biduhamirize koko, bitwereke ngo ese koko mu by'ukuri ibi bintu byaba ari ukuri nyako cyangwa hari ukundi kuri twagenekerezamo ikigeni ko ariko kwaba kwarahishwe. Murabizi abanyarwanda kugeza uyu munsi hari byinshi koko twahawe tukabyitirirwa ari ikinyoma, abakera bakabibona nk'ikinyoma ariko ntibateshe hakiri kare, ababyiruka bakabibonamo ukuri, kugera ubwo bije kudusenyera igihugu, kugeza ubwo n'uyu munsi hari benshi bakibyitwikiriye bakabinyura ruhinganyuma, bakagaragaza mu mitima yabo ko ari byo bakibitse. Nyamara nibyo nshaka ko tuzajya tuganiraho tukabirambura tukamenya ngo ese koko ukuri ni ukuhe, ibyo twafata nk'ikinyoma byo byaba ari ibihe. Iyo mpamvu rero niyo yanteye kugira ngo nze tuganire kuri iki kintu. Njye simfata uruhande kuko wa mugani ngo uca urubanza rw'abavandimwe arararama, reka nse naho ndarama kugira ngo twumve uruhande rumwe, dufate n'urundi ruhande rukurikiyeho, tumenye ngo ukuri ni ukwande hagati aha. Si no kumusuhuza ahubwo ni ukumuterekera. Ni Pasiteri Ezra Mpyisi. Pasiteri Ezra Mpyisi njye nawe nitwe twabaye inshuti z'umwami, nkunda kubivuga nitaramiye nguku nguku. Pasiteri Mpyisi yari umuhanga cyane. Ndibuka ko kubera ko yavugaga iby'umwami cyane ngo abayobozi bakaba batabishaka, bigeze kumbuza kumutumira mu kiganiro kuri Radio Rwanda. ngo uriya muntu ngo hari igihe avuga ibintu ugasanga ngo hejuru ntabwo babishaka. None icyabaye ni iki?
ni uko nagiye kumva numva ngo bamuhambye mu irimbi ry'intwari. Mwaramwemeraga? Aramutse azutse akababaza ikibazo mwagisubiza? niba koko abanyamakuru barabwiraga cyangwa se abayobozi b'igitangazamakuru Sibomana yakoragaho cyaravuze kiti oya wikwakira umusaza Mpyisi, Pasiteri Mpyisi mu kiganiro kubera ko ibintu avuga hejuru ntibabikunda. Ndagira ngo noneho twumve koko niba koko aho hejuru avuga batabikunda koko. Reka twumve rero umusaza Ezra Mpyisi icyo abivugaho ku kijyaniranye n'uko Perezida Paul Kagame yaba yarabaniye umwami Kigeli Ndahindurwa kugera ku itanga rye kugera no kwitabazwa rye. U Rwanda rwari rufite ibintu byiza kandi abantu bahuje bose bahuriye ku mwami, nta muhutu nta mututsi. Ni ukuri twumvise Kagame yajyaga mu ngoma ko Kigeli atahe. Kigeli arabwira ati rero ibintu byarahindutse, ubu ni we mwami w'u Rwanda, uri perezida ariko uri umwami w'u Rwanda. None se ndaza tuba abami babiri mu Rwanda. Kagame atese amaherezo, ati amaherezo yagezwe n'Imana. Nuko aguma mu mahanga atyo. Si byinshi kuko hari byinshi bisa naho bikiri ubwiru, ariko ibiganiro nagira ngo mumenye ukuri nk'uko koko uyu mugabo abitubwiye, tumenye niba icyaba kibyihishe inyuma kuko ari uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaba atarigeze akunda iby'abami cyangwa se ibiganiro bya Mpyisi. Koko nk'ibyo kuko yabivuze buke tumva ngo yatanze. Iyo umuntu ukomeye icyo yatangaga, ntabwo umwami yabikirwaga na rubanda, abe bajyaga kubikira umwami. Bose ku mwami w'u Rwanda ari Kagame umwambikiye. Bose n'ishubutuku abikirwe ni umuhisi n'umugenzi muhari. Imugeni ntizikumubike. Ati turabasaba ngo duherekeze. Ati ndi umuhindi, agenda avuga se ko ndindi. Ati ese aratwakira ntimuhura, arabakira. Aragenda. Uwo mwanya arabakira. Mbese barawukwakira. Kandi nimubona bakiriye neza muramubwira umunsi turagusaba inama. Arabakira. Ati twagusabaga inama. Ati nta yindi nama nimugende mumuzane. Ati ariko nimumpe lisiti y'abo mwatoranije bagenda. Bari batoranije 6 nanjye wa 7 wajemo. Arabajonjora asigamo 2 gusa. Asigamo Mukama, Seababedimwe na Musenga, asigamo na Musenyeri Anakreti 2. Ateze kondora Mpyisi we yajemo ati. Ati iwe wamujyanye, iwe wajyaga umutuma, niwe umuzi, niwe uzaba twamusabye ngo aduherekeze, atoya ntabaherekeze. Ati Mukama Anakreti bagende bashorewe na Mpyisi byababwira, niwe uhaze, niwe umuzi, niwe baziranye ibyababwira mujye mukuri. Kandi ati noneho ndabahana atiki mbahe ntume no kureba si yacu izabakire bacumbikire bafashe. Abagabo baramanuka batiha, ati tubereye umugisha. Murakoze rero, nyuma y'uko twumvishe ibi biganiro uko Mpyisi abivuga, muri rusange
birumvikana uko perezida nyakubahwa Paul Kagame yaba yarabanye n'umwami Kigeli Ndahindurwa, tutagiye mu by'amasano cyangwa ibindi, ariko ntabwo perezida Paul Kagame yaba yarigeze abanira nabi n'uwaba yarabaye umwami w'u Rwanda, nk'uko byinshi mu bihuha tugenda twumva hirya no hino bavuga ko leta y'u Rwanda itigeze yemerera Kigeli kuba yataha cyangwa se ngo banga ubwami. Mu by'ukuri ntabwo ari byo. N'abavuga rero ko ari ubwami bwaba bwaragarutse, nabyo tuzabigarukaho turebe ese kuko ubwami bwaba ari bubi buramutse bunagarutse tukabaho nk'uko ingoma ya cyami yariho i Rwanda. Ni ikiganiro Munozandagano rero, ikiganiro cyo nakagaruka. Reka mbifurize guhorana amashyo n'amashyi mu ngo zitamba abana. Rero dusubire mu kiganiro gitaha.